iyi si kuyibamo ntago mbibashije kuyibamo. Nta muntu nkunze mbese kuri iyi si. Wavuze ngo Imana imbabarire, wishinjaga urupfu rw'umwana wawe? Narabyishinjaga kubera ko ari byo nasabye Imana, nyine numvaga ko nyine nta kubaho kundi guhari, nanjye ubwanjye ntabayeho, umva nyine yabaje kuruhira ku isi. Na ruhare wabigizemo se kugira ngo? Ntarwo, kuko iyo nza kuba ndufite ntabwo nasaba Imana imbabazi. Icyo nsaba Imana imbabazi ni uko nshobora kuba narasabye Imana nabi, ikaba itaranyumvise neza. Nicyo numva ko nyine naba mfiteho ikibazo, ariko ntabwo ari njye washatse kumwica. Yego. Oya, ntabwo ari njye. Nyine barambaze, numva nyine ndaruhutse mu nda, numva nyine ndakize. Babwira umugabo, arambwira ati rero ufite kumwihanganira amezi 6 kugira ngo mu nda ye hakomere, indi trompe itazahura n'ikibazo. Ntabwo yabyihanganiye, yahise antera iyindi nda ya kabiri, nabwo bingendekera kwa kundi, nabwo barambaga. Ubwo nyine amatrompe 2 yose barayabaze, kongera gusama biranga. Nibwo byageze hagati, abantu nyine barambwira ati rero kubana n'umugore utabyara ntabwo ari byo, ugomba kumwirukana akagenda. Jarambwira ngo ntabwo ngukunda. Tubara bikubwira gutyo? Ndagije ndamwihorera, nafashe imyenda yanjye aba ariyo ndyamaho kuri sima hasi. Naramuhamagaye kuko iyo nabagaho nyine ntavuganye numva ijwi ryiwe, ntabwo numvaga ameze neza. Nubwo yari yarankoreye ibyo, ntabwo byakorewe ko namukundaga. Nubwo yakubwiye ko atagukunda we? Yego, njye naramukundaga ariko we ntabwo yigeze ankunda. None se wihamura ari gutyo, ariko hari aho wambwiye ngo wumva utashaka umugabo, wumva nta n'icyo wamumarira. Ubwo urumva watwita gute udafite umugabo? Tubwire uko ujya ubitekereza. Koso, ndashaka kubaza, wumva se wowe ikintu gishoboka ari uko wabona amafaranga, ukabona n'umugabo ugufasha kubona umwana? Ikibazo ni iki rero? Kurumva kugira ngo wenda n'iryo koranabuhanga rikore, ni uko hari intanga z'umugabo. Kandi uwo mugabo ntawe uhari. Uvi inkuru yanjye. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze kuri buri munyarwanda, umurundi, umunyamulenge, umukongomani, umugande wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Yambu niba utwumva, Imana iguhe umugisha kandi ikomeze kudutereza imbere hamwe twese. Waba utwumvira hanze y'u Rwanda, yambu utwumvira muri ibyo bihugu twita ngo ibwota amasimbi, mukomeze kunezerwa kandi mugire ibihe byiza. Birashoboka ko uyu munsi ubuzima bwawe butameze neza kandi wumva bisa naho byagucanze, ubuzima butameze neza. Please gira uruhare mu byishimo byawe, kabone nubwo wenda waba wabuze umuntu uvuga uti ntagahora gahanze, hari indi myaka nsigaje kubaho, reka mbeho nibura afite ubuzima, nibura afite ibyo byishimo. Baho wongere ubeho. Ariko nanone niba uyu munsi wakeye wumva bimeze neza, uryamye wumva bimeze neza, jya uvuga uti ni gute nafasha ubabaye, ni gute nahihumure umuntu runaka umwe nibura mu buzima. Uyu munsi ujye wibaza uti mu myaka maze, ushobora kuba afite imyaka 30, imyaka 20, imyaka 60, imyaka 70, hari umuntu ushobora kunyirahira akavuga ngo nge Rweme nafashije kanaka,
Girweme uyu muntu yampinduriye ubuzima, uwo muntu yakwirahira. Guhindura ubuzima bw'umuntu si ukumuha ibya mirenge no kumuganiriza ukamubwira ijambo ryururutse umutima, ni ikintu kiba gikenewe. Twese ntabwo dufite abatubwira neza, twese ntabwo dufite abatuhumuriza, twese ntabwo dufite abavandimwe. Uyu munsi ushobora kuba waragize imana ukaba ufite abavandimwe umwe, babiri, batatu. Hari abatagira abavandimwe, abatagira ababasura. Warubise ko muri uru Rwanda rwacu ariko tubayeho, ujya wiyegereza umuntu ufite ibibazo nk'ibyo ngibyo, nibura ngo umuhumurize, umubwire uti mwana w'Imana komera, mwana wa mama komera, mwana wa mama turi kumwe. Si ngombwa kumuha amafaranga, cyangwa hari abafite amafaranga ariko badafite abantu banihebye. Gira ubera umugisha, umubera umuvandimwe. Rero ndi kumwe na Konsole muri kano kanya, n'umwe mu bantu nifuza ko mugira umuvandimwe, mumufashe mu buryo bwose bushoboka. Yahuye n'ibibazo buri muntu wese kuri ino si yahura nabyo akumva ubuzima bwenda guhagarara. Twese twifuza, benshi twifuza kuzagira icyo dusiga imusozi. Kose uraho neza? Uraho neza. Ni amahoro? Yego, ni amahoro. Yego. Harya irindi witwa? Umuhoza Konsole. Umuhoza Konsole. Rincitse gute kwe? Niko. Umeze neza? Meze neza. Ni iki navuga ngo ujye ushima Imana kabone nubwo waba ufite ibibazo byinshi byakurenze? Nshima Imana ko ima ubuzima bwa buri munsi nubwo waba utoroshye, ariko nkongera nkashima Imana ko hari ushobora kumbona mu nzira ntambonemo ibyo bibazo, akambonamo nyine ko ndi umuntu unezerewe kandi mu mutima nyine bitameze neza. Nicyo nshima Imana. Ni iki gituma abantu tukubona nk'umuntu unezerewe ariko muri wowe ukaba utanezerewe? Mpora nsaba Imana kumpa umutima wo gukomera, kuko ibyanjye bibizi, nubwo nyine mbasha kutumva yuko nyine ibizi, ngeraho nyine nkumva yuko yanyibagiwe, nkumva ko yantaye, ariko ngeraho nkagarura umutima nkavuga ndagushima ko nyine n'ubu ngubu nyihumeka. Nibyo nyishimira Imana pe. Hari aho ugera ukumva Imana yaragutaye? Yego. Yego. N'ubu uracyumva ko yagutaye? Mba mbona nyine yaranyibagiwe bitewe n'amarira wenda mba ndira buri munsi, nyine umva nyine nta kintu mbereyeho nyine ku isi, umva nyine ibyo ngibyo nyine nibyo nyine aba ari byinshi. Uri kubivuga nkabona amarira azenze mu maso, umutima uyu munsi umeze gute Konsole aka kanya turi kuvugana? Umutima wanjye rero ndimo ndatekereza ko wenda iby'Imana ishobora kuba yaramvuzeho bishobora kuba biri gutangira kubaho, kubera ko kumva ko hari umuntu nkunzi, cyangwa se nakicarana nawe. Ni ubwa mbere nicaranye n'umunyamakuru, ntabwo numvaga ko nshobora kuba nakwicarana n'umuntu w'umunyamakuru cyangwa ngo mbitekere, nta gitekerezo cyabyo. Ariko gusa kubera Imana yabinshoboje, ikanshoboza nyine no gufata nimero yawe ukabasha kunyumva, ndabigushimira. Ujya gufata nimero yanjye se byari biturutse kuki? Hari umunyamakuru nigeze guhamagara, sinzi ngo ninde, naramwibagiwe. Ndamuhamagara, icyo gihe numvaga ibibazo byandenze, ndimo ndarira. Icyo gihe naraye ndira, mpita mfata ikiganiro yari ari gukora kuri YouTube, mfataho nimero ndamuhamagara. Ndangije kumuhamagara aranyitaba, arangije kunyitaba, ikibazo nahise mubaza, nyine nahise mubwira ibibazo byanjye kuko numvaga kubaho uwo munsi nyine ntafite kubaho uwo munsi, numva nyine umutima wanjye ndemerewe. Aranyitaba, mubwira ikibazo cyanjye, ambera umuntu mwiza, aranyumva,
harambwira ngo nyine ngo ni ikibazo cyo mu mutwe se, ngo naba ngiye nyine ngo ni ibibazo byinshi mu mutwe mfite, ngo agomba kundangira nyine ngo ikibanze ngo akandangira umuganga wo mu mutwe. Ndabwira nti ngiye rero nta kibazo mfite, ibibazo mfite biri kumvikana ndi kubikubwira, nyine ntago mbasha nyine kubishyikira ngo mbashe ubwabiringanyiza neza muri njyewe. Yamuje n'umukobwa nibagiwe izina rye, turavugana, turangije kuvugana arangije kunganiriza, numva nyine umutima utujeho. Arambwira nyine ngo azamfasha nyine ngo duhure nyine ngo azamfasha nyine ngo mbasha kujya ahantu ngo hari abantu basakuza. Birangira uko ntabwo twongeye kuvugana. Nibwo nabonye ikiganiro cyawe ejo bundi, nta n'iminsi ngaho ishize, uri kubaza umuhungu umeze nk'umukobwa. Yego. Mutima umatiriza gufata nimero yawe. Ndabwinire nimba bwa mbere byaranze, reka ngerageze kuri uyu nguyu ndebe basi wenda ko anyitaba. Mbanza kukwandikira kuri WhatsApp, nyine ugasoma wenda ntiwansubiza. Mba ntanazisomye buriya. Nyine iyo wazisomye, umuntu azisomye azaho utuvi tubiri tw'icyatsi. Tw'icyatsi? Yego, ntatwo nabonaga. Nguhana message ndabwira nti basi niba udashaka no kunyitaba basi nyumva tuvugane. Nuko nanditse ndagerageza nyine nkumva umutima ushaka ko nyine tuvugana, ndagerageza ndaguhamagara bigacamo. Nibwo nagize amahirwe nyine umva uramfashe, umva ndishimye. Ikintu cyatumaga rya joro uhamagara wa munyamakuru hari mu gitondo. Hari mu gitondo nka saa 12. Yego, bivuze ngo wari waraye nabi. Yego. Niki cyari kiri mu mutima wawe? Niki cyari kikuremereye? Nari ndemerewe nyine, nyine Reka ubwo twinjiye mu nkuru yawe. Yego. Yego. Ni ukuvuga ngo mama yambyariye iwabo. Aje kumbyarira iwabo ashaka undi mugabo, abansigiye ntibanyitaho. Mama we yaransigiye ahita apfa, ntiyanyitaho. Barumuna be bamfata nabi, bakajya birirwa banyurira nyine ngo ninsange papa wanjye ahantu hari ntamuzi. Babaha imyenda ngo nyine nzanire yo kwambara, bakayinyima, bakayiha abandi bo mu gasozi, ngiye nkajya nirirwa nambaye ubusa kandi imyenda itaribuze. Kurya nyine no kurya nyine bikaba ingorane, bakavuga ngo uriya ntago akwiriye kurya, uriya azagenda asange se. Nyine bimbana ikibazo. Mama ubwo ngubwo yari ari aho ngaho nyine afite undi mugabo atanyitayeho. Ubwo ngubwo mbaho ngaho muri ubwo buzima, nkajya ngenda nyine mu bantu b'abaturanyi, ufite ibyo kurya kama nabibura nyine nkabibura, mba mu buzima nyine bugoranye. Ubwo bigeze aho ngaho mama araza aravuga ngo reka nze nkujyane. Nimaje kugira imyaka 14, reka nze nkujyane. Ubwo ntago nigaga, ariko nabwo kubera ko narabuze umuntu ntangiza, mama arantangiza. Arangije kuntangiza ndagenda mba kuri uwo mugabo. Ubwo aho mama yashatse? Yego, mbaye kuri uwo mugabo akajya aza kubyara umwana nawe. Nza kuba ikigeragezo nyine ku muryango w'uwo mugabo, akajya yirirwa nkubita. Ubwo yantangije ishuri kubera n'ubuzima bamfataga n'ukuntu bangenza, mbese n'ukuntu ntabona ibyo kurya, n'ukuntu mbayeho nabi. Ishuri birangira bagiye banga kundihira, ishuri ndivamo. Nari ngize mu wa kabiri, urumva ntago nize muri make niko mbibara. Rero iryo joro numva nyine navugana n'umunyamakuru, naratekereje ndavuga nti
iyi si kuyibamo ntago mbibashije kuyibamo. Nta muntu nkunze mbese kuri iyi si. Ngiye niko nabifasha. Nta muntu nkunze, nta muntu ushobora kugira ikibazo cyanjye, nta muntu ushobora kunyumva. Ese wowe Mana, wowe urebera indushyi cyangwa ukarebera imfubyi, ntabwo wamba hafi ukanyereka icyo ngomba gukora. Ubwo nararize, narabyutse icyo gihe, narabyutse ndasenga nka saa 9. Ijambo ryanjemo mu mutwe, hajemo ijambo ryo gushaka umwana, kuba nabona umwana, ko ntekereza ko nsimbutse. Oya, iyo urasimbutse tugende, reka dutangire inkuru yawe yaho wari ugiye kugera. Yego. Ngo mama yamfashe gutyo nyine, aramfasha. Umugabo akajya nkubita nyine, akajya nkubita ubona nta n'icyo bimubwiye, ukajya ngo sinde umwana we, nawe ubwiwe akavuga ati mukubite. Ngira imyaka 16 nibwo naje mu mujyi wa Kigali. Nje mu mujyi wa Kigali, ubwo nyine amafamiye yari byanze. Nje mu mujyi wa Kigali, mbaho ngaho nkakora akazi ko mu rugo, nkahakora umwaka ntibamembe, ameza ngahe ntibamembe. Nabona bigenze gutyo nkagenda gutyo, ngenda nkora nyine bisanzwe biri aho ngaho, biranga, ubuzima mbona buranze. Nibwo nyirabukwe wa mama yanjyanye kwa mubyara we kubayo. Yari afite umuhungu we mukuru, ko niba yari yarankunze ntago mbizi, namaze kugera mu myaka 18. Arangije nyine akajya abwira abantu nyine ngo yarankunze, abantu bakabimbwira nyine kubera numvaga ko ndi umwana simbimenye ibyo ari byo. Arangije nyine sinzi ahantu yari agiye, arazumva nabaga iwabo, acunga igihe nari majije kuva mu mihango. Ntago nari nzi ngo umuntu asama bigenze bite. Acunga hashize iminsi 4, araza byari nka saa 11, araza asanga ku buriri. Yego, turarwana. Turangije kurwana, nibwo yahise avuga ngo ndamwimye, ariko mu by'ukuri yararwanye nyine. Igihe nyine agiye kurangiza, njyandanye kuko nari nararanye imyenda, andagiriza inyuma y'ikariso. Ngiye numva ko nta kibaye, nta n'icyo nkoze, numva ntacyo nishinje. Birangije ndataha, ariko anyandikira ni itariki y'uwo munsi. Kirumva umuntu utarize ntago azi ngo ni ibiki. Arandikira, angije kunyandikira, yandika itariki y'uwo munsi, arambwira ngo ni nahe njye mu rugo. Ndataha njya iwabo wa mama, mbayo hashira amezi 2. Hashize amezi 2 bibaho ngaho, imihango ndayibura. Ngira ngo nukwirenza ko abakobwa bisanzwe. Mu mezi 3 tambuge nimvuye iwabo wa mama. Ndabwe ni ntago naba narabyawe gutya ngo noneho abantu bamenye yuko nanjye ngiye kubyarira mu rugo. Ndangije ntanongera ndagenda njya kwa nyirarume wa mama, maba amezi 6 bataramenya ko nwite. Nabo mbonye bagiye kubimenya, ndongera njya ahandi. Ubwo bigeze aho, nibwo aho nagiye barambwira ngo nisanga umuntu wayinteye. Ndangije ndagenda nsubira kuri wa mukecuru ufite umuhungu we wayinteye. Ndamubwira umuhungu wawe yanteye inda. Mama we waravuga ngo ntago yigeze, ngo umuhungu wanjye ntago ari we ngo utera inda wenyine, ngo ningende. Ndabyibuka hari umumama utuye munsi y'iwabo. Ni umubyeyi, nubwo nyine yari umukene, ariko ni umubyeyi mwiza. Nubwo
nubwo nyine nta kintu yamfashe ariko yaravuze ataho kugira ngo ugende ngwino wicare mu rugo. Yari afite abana 5 ntacyo kurya bafite cyo kurya nyine, ahambwa ati ngwino wicare mu rugo, nushaka kugenda nyine uzagenda. Mu by'ukuri ikintu nsaba n'Imana imbabazi, muri iryo joro bateranyije amafaranga 3,000 ngo yo kugira ngo itike mbashe kujya mu rugo. 3,000 barabima, igera nijoro nka saa 6 numva mu nda harandiye, ndi kuri wa mubyeyi ndamubwiye ni ngewe rero numva mu nda handya, sinzi ngo ni inzoka, ntago nzi ngo ni ibiki, ariko nkibuka ko nigeze gusaba nicaye mu mbuga yiwe ndiririra Imana, ndamubwiye ni rero Mana, urabizi ubuzima mbayemo, nanjye ntago mfite uko mbaho, ariko ndakwinginze uyu mwana wo kugira ngo azaruhire ku isi basi wamwitwarira. Ubwo saa 6 z'ijoro nibwo inda yamfashe, umubyeyi araza aramfasha we kubera we yarabimenyereye, ntabwo nigeze njya kwa muganga. Umwana avuka ahagaze. Abizi nyine umubyeyi yagiye kubyara umwana habanza umutwe. Njyewe habanjije kuza akaguru kamwe nyine kaza gutya, imbusane gutya. Yari yujuje amezi 9? Yego, amezi 9 yari yuzuye, kubera nta sinigeze njya kwipimisha, nta n'ikintu na kimwe. Umwana aza gutyo, umutwe nyine, amaguru niyo yabanjije, igihimba nacyo kiraza, kije noneho umutwe gusohoka birangora. Amaze nk'iminota 30 mu nda. Birangije ntabwo nari nzi kuvuga isengesho icyo gihe, nahise mvuga daho uri mu ijuru ntanarizi, ndavuga Imana ungize irya none rwose ntabwo ari njye ubiteye, umbabarire rwose uyu mwana rwose umunkuremo. Ubwo arangije ngiye kumva numva umutwe urasohotse. Umwana yasohotse yapfuye kubera yatinze mu nda, n'amaraso nyine amujya yamufunga umwuka. Mbyibuka nyine yari umuhungu gusa ko nabibonye. Ukomere. Bwakeye mu gitondo bajya kubwira wa mugabo kubera yarabyaye abana 3 hanze b'abakobwa, baramubwira ngo wabyaye umuhungu. Bahita bavuga ati iyo baravuga ati ariko yanapfuye, bamubwiye ngo namushyinguze, arabyanga. Bafata wa mwana bamushyira mu ikarito, leta niyo yagiye kumushyinguza. Uvuze ngo leta niyo yagiye kumushyinguza mu nzego z'ibanze? Yego. Ubwo ngoma aho ngaho bya bihumbi bamaye, wa mama ahita nshakiramo ifu y'igikoma aranyondora, numva ntagiye gutora agatege. Arangije ahita nshakira akazi ko mu rugo, mpita nyine nzamuka usoma ku mazi. Yego. numva ndagarutse. Mbaho ngaho amezi umwaka n'igice urashira, mpita nkubitana n'umuhungu arankunda. Utarajya aho ngaho kubera iki
rya joro wasenze ngo mana ngo uyu mwana wo kugira ngo aruhire ku isi, ibyo tubyihorere, ahubwo kubera iki wavuze ngo Imana imbabarire? Wishinjaga urupfu rw'umwana wawe? Narabyishinjaga kubera ko ari byo nasabye Imana, nyine numvaga ko nyine nta kubaho kundi guhari, nanjye ubwanjye ntabayeho, umva nyine yabaje kuruhira ku isi. Na ruhare wabigizemo se kugira ngo? Ntarwo, kuko iyo nza kuba ndufite ntabwo nasaba Imana imbabazi. Icyo nsaba Imana imbabazi ni uko nshobora kuba narasabye Imana nabi, ikaba itaranyumvise neza. Nicyo numva ko nyine naba mfiteho ikibazo, ariko ntabwo ari njye washatse kumwica. Yego. Oya, ntabwo ari njye. Nuko uza gukundana n'undi? Nza gukundana n'undi, turakundana, numva ndamukunze, bwari bwa mbere nkundanye, numva ndamukunze, ndangije kumukunda, ko yari umukene nyine, numva nyine ko nta kibazo, nibwo ari umukene dushobora gukora ibintu bikaza, turabana. Turangije kubana ntinda gusama, atinze gusama hashize amezi 9, ntinda gusama. Ntinze gusama, ndasama bisanzwe nyine, muri uko kwezi ndasama bisanzwe kwa 9. Inda ntabwo nzi ngo nari nyifite, ariko gusa natekereje ko kuko hari ibyo nari ntangiye gutoranya mu byo kurya. Byari nka saa sita, inda iranzunguza, ngira ngo ni ukurwara bisanzwe. Mu minota ingahe guhagarara birananira, kugira icyo nikorera birananira. Umugabo arambwira ati rero tujye kwa muganga. 2012 nibwo nagiye kwa muganga, ndagenda mpita mfata moto ndagenda, nagiye hari Kacyiru. Ndabyibuka hari hakoze umuganga w'umusore, hari nimugura nka saa 12. Arari kumva icyo gihe Museke we arambwira ngo genda nyine, ngo ndaje ngo nkufashe, ngo we wicaye hari hanze. Ubwo ndagenda, igihe nagasubiye inyuma nyine ngo njye kwicara, ntago nzi ngo nageze mu maboko y'abaganga gute, ntago nzi ngo bamfashe ryari. Nashidutse bantera urushinge kwa muganga, banyongera n'amaraso, bahita banjyana Kibagabaga ako kanya. Babura ukundi kuntu babigenza, bahita banyohereza CHK muri iryo joro. Baransuzuma CHK, babura ukuntu bategenda, kuko inda yari yarenze, ngo yari yagiye mu mwanya wayo yagakwiye kujyamo. Kandi noneho kubera yari inyuma, narabyimbaga, kuko byageze muri ayo masaha inda ikagenda ibyimbuka, kugira ngo ifite amezi 4 kandi ari ukwezi kumwe. Ndangije baransuzuma, abaganga bose mu gitondo baraza banteraniraho, babura ukuntu babigenza. Ndangije bahita bavuga ati rero bantegeka kujya kumbaga. Urumva kugenda byahise binanira, kajya banshyira ku kagare kageza karananira, banshyira kuri burankari, babona kujya kumbaga. Bambwira ko inda iri inyuma y'umura. Kuri nyine barambaze, numva nyine ndaruhutse mu nda, numva nyine ndakize. Babwira umugabo, arambwira ati rero ufite kumwihanganira amezi 6 kugira ngo mu nda ye hakomere, indi trompe itazahura n'ikibazo. Ntabwo yabyihanganiye, yahise nyine antera iyindi nda ya kabiri.
nabwo bingendekera kwa kundi, nabwo barambaga. Ubwo nyine amatrompe abiri yose barayabaze, kongera gusama biranga. Nibwo byageze hagati, abantu nyine baramubwira ati rero kubana n'umugore utabyara ntago ari byo, ugomba kumwirukana akagenda. Nkajya mbona uko nshobojwe, nkubaka urugo nyine uko nshobojwe, ariko ikintu cyaje kumbabaza mu buzima, ntabwo yamenye ko twigeze turuhana mu buzima bubi. Yaraje yageze aho nyine kubyihanganira pe, ndabyumva kubana n'umugabo n'umwana nta kundi byagenda, ariko bikaba ku bantu baganiriye, byemeye se cyangwa se namwitayeho, byemeye cyangwa se byanze. Uwe rero ntabwo yigize abaza umutima nama, kuko nyine naramubwiraga ni wowe niba ushaka umwana uzajye n'umubyare hanze umuzane murere nta kibazo. Aravuga ngo kugira ngo mbyare umwana hanze muzane, nazana nyina. Ntabwo twigiraga tuganira, nyine nka kwa kundi umugabo n'umugore bahuza inama bakavuga ati twenda dukeneye kugera kuri iki, nta nama ze nzi. Gusa wasangaga nyine ari njye bigora byo mu rugo, we yinywera inzoga humva nta kintu mubwiye, n'inshuti ze ziwe ziri aho ngaho nyine zidafite icyo zimaze, nanjye ndaho nshiduka. Yarashatse nza ahantu, urumva kujya kwisukisha n'ingiye wisukishaga ku giti cyanjye ku mafaranga yanjye. Ntangazwa nuko ampaye keyi uwo munsi ngo tujyane kwisukisha, kumbi ari ugushaka uko agenda kugira ngo abone uko apakira ibintu agende. Yaranjyanye kunsukisha, arangije anyaka telefone, ngo telefone ye yashizemo umuriro, anyaka telefone. Arangije kunyaka telefone arayitwara, byantagira umuntu mpamagara, asigaye yishyuye umuntu uri kunsuka. Bya bindi nyine biri aho mvuga ngo nyine ntago ndwana nawe, sinatukanye nawe, sinagize gute, ndavuga nyine ni keya nyine ari kumpa, ariko nkumva nyine ntabwo bindimo kuko sinari mbimenyereye. Arangije nyine afite imodoka arazamuka, apakira ibintu byose, ansigira imyenda mu nzu yonyine, nta kindi kintu, nta safuriya, nta gikombe, nta kindi, ibintu byose arabitwara. Ubwo ndangije nkajyamo muhamagara kuri telefone akajya nyitaba, nkamubwira se ko twari dufite matera 3, iyo nsigira byibura n'akamatera kamwe. Arambwira ngo ntabwo ngukunda. Tubara bikubwira gutyo. Ndangije ndamwihorera, nafashe imyenda yanjye aba ariyo ndyamaho kuri sima hasi. Ndangije nyine ndamwihorera, urabonye akazi k'ikiyede, ndagenda ndakora. Buriya kubana neza n'abantu ntako bisa. Umuntu hari umupangayi w'aho hantu twabaga, yanijije agace ka matera, ikiringiti cya rufuha, ngo nindyamisheho imbavu ngo kugira ngo zidapfa. Mba muri ubwo buzima, hazana undi mugore wa kabiri.
muri iyo nzu yagiye gukodesha yindi. yego noneho hari umugabo wadukoreshaga ndamuhamagara wampaye 1000 cyo kurya ko nshonje arangije arambwira ngo ari bukinzanire mu rugo. Ndangije ndavuga ese urakinzanira mu rugo waretse tugahura ukakimpa. Ubwo urumva nyine yashaka kugira ngo nyine amfatanye n'ibibazo mfite abe yansambanye. Ndamubwira ntakihorere. Umugabo yarampamagaye naramuhamagaye kuko iyo nabagaho nyine ntavuganye numva ijwi ryiwe ntabwo numvaga ameze neza nubwo yari yarankoreye ibyo ntabwo byakoyeho ko namukundaga. Nubwo yakubwiye ko atagukunda we. Yego njye naramukundaga ariko we ntabwo yigize ankunda. Ndangije tubana gutyo ubwo hari ahantu yari ari gukora umufundi nyine hano yari ari gukorera ndamuhamagara basi mbabarira nze duhure nkubone gusa nta kindi ibindi byihorere. Arangije aravuga ati nta kibazo urumva kurya ntabwo nari nyirya byari byarananiye nari ntunzwe n'amata gusa naba ntayabonye nuko nkatunga na tuwasa ku munsi nkumva nibyo birabaye. Arangije arambwira ati duhure turahura turangije guhura ajya kungurira amata muri resitora. Ndamubwira nti rero maze iminsi nywa amata ndashaka ibyo kurya. Arabingurira arangije kubingurira dusoje ahita ambwira ngo nintahe. Ndamubwira nti ntaho mfite ntaha wansize ku gasozi ndi nka Marine ku gasozi ntaho mfite ntaha ni wowe ufite aho utaha taha. Kandi ubwo wari mu marira menshi cyane njye numvaga ko nimba mpamagaye arahita ambwira tugasubirana. Ubwo ndangije ndagenda ubwo arangije arabitekereza ahita mfata ahita ajya kunyereka ahantu aba yimukiye kuko ariko mbere hari aho numvishije nyine abantu bavuga ngo Abinyarutarama ko twabaga ku Gisozi numva baravuze ngo Abinyarutarama nari ndi gukora ahantu Ikiyede dutaha saa moya tuje gutaha saa moya baduhembaga 2 dutaha saa moya ako kantu nagashyize mu mutwe ndabwira byanze bikunze ndajya kureba umuntu Nyarutarama. Wibaze kureba umuntu Nyarutarama muri Kigali utazi inzu utazi umudugudu. Umugabo naramuhamagaye ubwo nahise ngera mu rugo ndoga ndangije koga mpita mfata imyenda mfata mu bya 2,000 bampaye mpita mfata itike ya 500 ndatega ngo ni Nyarutarama saa moya n'igice. Ndangije kujya Nyarutarama ndamuhamagara waza ukamfata konda ahangaha ngo suri he ngo ndi mu kabuga ka Nyarutarama. Ese kumbi ntago ariho yari mu kabuga ka Tsinda. Mu by'ukuri natwaye n'umusaza ngenda ndikurira kuri moto muri ya mafaranga nakoreye ngenda ndikurira. Umusaza arambaza ati se bimeze bite mwana wanjye kuri kurira. Ndamwe n'umugabo yarantaye none naje kumushaka none naramubuze. Kandi yarambwira ati muri Kigali rero ntago wabona umuntu. Mpita ngenda taryama ndarandira bivaho nibwo yahise amagara turasubiranaho ngiye kumva numva arambwiye ndayeyo 1-2 numva ko dusubiranye byarangiye. Aho yari yarakodesheje se cyangwa aho yari yarakodesheje. Umugore se aramwirukana wa kabiri. Umugore wa kabiri yamushatse ari nge wabanje kumusanga aho ngaho kuko yamushatse tumaje gutandukana n'ibintu twarabigurishije noneho. Okay. Cyagiye agota ntabwo yagiye gushaka umugore.
yashaka kugira ngo amunge. Ubwo arambwira ati rero ngwino nyine duhure tujyane mu rugo. Turajyana, tugeranye mu rugo, ngira ngo nsuye mu rugo bisanzwe. Tumaranye iminsi 3 ahita avuga ngo sinshaka kubana nawe, niyo wama miliyoni 3 ntago nakongera kubana nawe. Ikibazo se gucyari ikintu wamubajije kubera iki? Yarambwiye ngo ni ikibazo cyo mu miryango. Ko yambwiye cyo mu miryango bishatse kuvuga ntago mbizi. Gusa nyine we wumva yagenderaga mu gikundi kibi, bakambwira ati ntabwo ushobora, urumva yanteye inda, arabizi ko yanteye inda ya mbere n'ubwa kabiri. We akagenda ku kibazo ko nta mwana, abantu bamushyiraho pressure yuko nta mwana afite. Yego. Rero abadasoni bo batugabanyije, ko yari ari kuvuga ngo ngiye gutwara ibi ngibi nawe utwara ibi. Ndabwira ni nabyo nagushakanye, byose tubigurisha. Turabigurisha, tugabana amafaranga, turangije turagenda. Umwe acaho n'undi acaho. Nyuma rero nibwo yazanye undi mugore wa kabiri. Urumva rero buri umuntu agukunda mukoresha icyo ushaka. Naramukundaga pe, nkamukunda kandi ntacyo amaye. Yego. Ariko byabaye ngombwa ko uwo mugore nawe badahuza. Arongera arampamagara ngo duhure, tubane, dusubirane. Turasubirana, tumaranye imyaka 2 turi gushaka ubuzima. Ubuzima butangiye kuboneka, arongera nkora bya bindi, afata ibintu aragenda, ntigira n'ikintu na kimwe nsigira, asana undi mugore. Ni ubu ngubu bari kumwe uwo mugore. Ibyo rero biza kunkuriramo ihungabana mu mutwe bikomeye. Bugiye kumbaza ngo irihe. Yego. Akenshi ibikunda kumpungabanya mu bwonko, nkatekereza ko ntacyo maze ku isi. Icya mbere ntabwo nize, sibyo? Icya kabiri nta musore ushobora kunirita ngo yanshaka. Afite kunshaka, ariko ubwanjye muri njye mafite ikibazo cyo kumva yuko nta kintu nshobora kumumarira, kuko se ashobora kugenda nka wa wundi. Icya gatatu, kuko iki ntacyo bamumarira, kucyumva ko ntacyo bamumarira mu mirimo igaragarira wenda amaso y'abantu nshobora gukora, kuko nibyo ibyo mbashije gukora. Ariko hari inshingano naba ntujuje mu rugo, inshingano zo kutagira umwana, nicyo kinyica, sibyo? Zo kutabyara. Yego, icyo kintu nicyo kinzonga mu buzima. None se kwa muganga bakubwiye ko bidashoboka? Kwa muganga bambwiye ko bisaba amafaranga menshi, kandi ayo mafaranga menshi nta muntu mfite. Bakubwiye ko kubikora mu buryo busanzwe muri naturere bidakunda, gutwita mu buryo busanzwe ngo bikunda? Babikubwiye gute konsule? Bambwiye ko gutwita niyeragije bisanzwe ntabwo bizongera kubaho. Nyine ni ikoranabuhanga. Mu nda bisanzwe nta kibazo mfite, kubyara nabyara nta kibazo, ariko ko ahandi intanga ishobora guca bisanzwe harafunze. Amatrompe arafunze? Yego, ko ari 2, ariko mu nda nta kindi kibazo mfite. Babikubwira icyo gihe se wumvise bimeze byahinduye gute ibitekerezo byawe? Babimbwiye icyo gihe kuko ntarasubirayo, ko no gufata mituweli byari byaranze, nari narabyanze, narabaye nk'ikihebe muri njyewe, mvuga nti ntacyo nkorera, nta n'icyo bimaze. Nahise
umuntu nkorera nyine akazi ko mu rugo yarambwiye ati sinshobora kubana n'umuntu udafite mituweli. Anshishikariza nyine nawe ndamushimira ko yatumye nyine kumenya uko ndi n'uko mpagaze. Mushimira. Nabwo nashiritse ubwoba ndagenda njya kwa muganga kwicisha mu cyuma kuko urumva byanze bikunze pe. Iyo ntekereje ubwo buzima birampungabanya ntabwo nkubeshye. Birampungabanya pe. Nkumva n'isi nkumva nta n'icyo nshaka no gukora. Ubwo rero baransuzuma bambwira icyo kibazo nsashika bansuzumye bambwira icyo kibazo ko ari cyo gihari kuko nye numvaga ko umuraba wubitse se cyangwa nta byo mu nda nkigira niko numvaga. Ariko bamaze kumbwira ko ushobora kubyara habaye kuba ufite amafaranga wabyara rwose neza umwana nta kibazo. Uburyo bw'ikoranabuhanga. Yego. Nibyo rero byahise binsubizamo ubuntu. Numva ko Imana nibigenza neza nshobora wenda kuzabona umuntu ushobora kumfasha akaba yamfasha wenda nkabyara uwo mwana. Nuko nyine nahise mbifata nihamura ari nyine gutyo bisanzwe. Urumva? None se wihamura ari gutyo ariko haraho wambwiye ngo wumva utashaka umugabo wumva nta nicyo wamumarira. Ubwo urumva watwita gute udafite umugabo? Utubwira uko ujya ubitekereza. Iyo bigeze kuri ibyo rero birancanga. Icya mbere umugabo ashaka tuvuge wenda umusore ashaka umugore kugira ngo yunguke umuryango. Nkibaza se nimwemerera nkamushaka nkagerayo nkamara umwaka cyangwa amezi angahe ntatwita bizaba ikibazo. Ibyo rero bikabasha kundwanira mu mutima nkabura ukundi kuntu bigenza. Kandi sinakwifata ngo mubwize ukuri ngo wenda ngo dushakane. Ntabwo byakunda nta n'umuntu wanabyemera w'umusore. Ubwo rero ndangije ndaceceka. Ubwo nyine niko bigenda nyine gutyo. Umva ko n'umuntu nterese nta naho byahurira. Mbese tutanahuza pe. Nkumva nyine muri njye mfite ipfunwe yuko atanshaka ngo bikunde. Ibyo nyine bikambera imbogamizi. Naho mu buryo busanzwe bw'umugore n'umugabo mu rugo nta kibazo. Ariko ikibazo kibirimo nicyo. Kubyara. Nicyo cyonyine ntabwo ndi umwana mubi ngo wenda okay ntabwo byerade wenda. Ariko uko biri ndi umwana mwiza aho gake. Hari abantu nyine bashobora kumva ko bashobora kubona ko mbaye umusitari ngo ngiye ngo kugaragara ku ma YouTube. Ntabwo ari byo nkeneye. Ngewe nkeneye ubufasha kuba Imana yakoreramo akambwira ati wenda nshobora kugufasha iki kigakemuka kuri iki. Okay hariho nyine abaseka hari abavuga ko nataye umutwe cyangwa iki. Ariko icy'ingenzi nuko ngewe ntashakaga nuko nanagaragara mbaga ko n'amajwi yonyine ashobora kugenda. Ariko bambwiye yuko bidakunda kugaragara aribwo byaba byiza. Niyo mpamvu rero nahise nemera nushaka n'isura turihisha pe. Nabahitamo yawe. Yego. Ariko ntabwo nakuvuga ko bidakunda. Ntabwo waba uri uwa mbere. Ntabwo nshaka kugaragara. Nakuvuga ko ntari umusitari. Sinshaka kuba umusitari. Ubwo bigenda gutyo nyine hajyana nari ngeze. Ikibazo ndashaka kubaza Koso ndashaka kubaza wumva se wowe ikintu gishoboka ari uko wabona amafaranga ukabona n'umugabo ugufasha kubona umwana? Ikibazo ni iki rero? Kurumva kugira ngo wenda n'iryo koranabuhanga rikore ni uko hari intanga z'umugabo. Kandi uwo mugabo ntawe uhari. Njyewe rero nifuzaga ko nashaka umugabo. Urumva uwo mugabo kuko naranabibajije umuntu aravuga ati kugira ngo rero no muri leta babyemere bisaba kuba mwarasezeranye muri leta.
uwo kuzana gutyo ntabwo bashaka ati kuko uwo mwana aza ari ikibazo nanone ndagenda ndavuga nti arambwira ati rero bisaba kubanza ugashaka umugabo warangiza gushaka umugabo ukabona bakabona nyine gukora uwo mwana yego niko nyine bambwiye nyine abantu none rero nawe urabimbajije kuko ntawe uhari pe umugabo ariko uwo mugabo wamushaka nta epfo na ruguru ufite ese wakwemera uri umukene uri umutindi nindi ntawe urumva njye numvaga ko rero aho byakunda numvaga ko ndi njyenyine nkazana wenda uwo nshaka numvaga ko byakunda ariko ngo ntabwo byemera ukazana uwo ushaka gute uwamfasha nyine akama uwo mwana numvaga ko ariko byagenda ukabona intangangabo yego ariko ngo ntabwo bikunda bakubwiye ko bidakunda se ubwo nahise wumva inzira ziri kugenda zigabanuka oya ntabwo zagabanutse kuko nshobora kuzashaka umugabo Imana imumpaye nkashaka uwo mugabo bigakunda ariko mfite uburyo naho mera uko byagenda uko nyine bakubwiye ko bisaba nk'amafaranga angahe kugira ngo ubashe kuba watwita hari umuganga wambwiye urumva byageze hagati mpora n'umuntu ko nabaga urumva ako kazi ko mu rugo nkora ntabwo mpaba ndataha ubwo rero nataha nka 10:00 cyangwa 12:00 nkagenda nkikingirana mu nzu nkarira nawe umuntu arambwira ati rero jya ujya muri siporo nzajya nakwishyura rwose nta kibazo jya muri siporo kuko ndagenda njyamo niho nahuriye n'umumama w'umuganga arambaza ati se runaka ko uba utishimye ndabona nakwishima mba mfite yarambwiye ati ngo bisaba 3 miliyoni n'igice ngo abana bose washaka bakabagutera ngo niba waba ushaka impanga 2 ngo barazigutera ndamwendera ngiye nta bushobozi mfite nta bushobozi mfite pe mu bigaragara ntawe undi iruhande ntawe ungendaho ntawe uvuga ngo mbese ndamubwira ko nyine ntabishoboye ijana arambwira ati nyine Imana izabigufashamo uko nyine wumva umuntu kumva kino kiganiro cyawe aka kanya wamubwira gute uburyo umutima wawe ubabaye bitewe n'uko ufite ibyo bintu nyine bikugose byose nimba nabyita ibyiyumvira se cyangwa iki ntabwo mbizi ariko ntunyumve nawe cyangwa useke oya sibyo urabona muzehe yiyamamaza muri uno mwaka hajya ni muri uno mwaka mu kwa 7 umwaka ushize umwaka ushize ubwo nari abantu bashobora kubyumva bakumva ko umutindaro utarya se cyangwa se ntago mbizi ariko gusa ntago ari byo ndi kubeshya hano natekereza ko Imana yansanze muri iryo joro iko navuga ko urumva ntago nabyumvishaga ko nshobora kurota Kagame perezida ko yaje kunsura muri gito perezida nguye gusa abari Imana yego niko yego sha nyine yaransuye pe abarinzi basiga ruguru ku muhanda arayasanga muri ghetto hakumbwira niba nta cyaha kirimo kibirimo oye kurota perezida iri bisanzwe nanjye ndamurota ngize ubwoba urumva ndamurota ariko ntabwo nzi ngo izo nzozi zaje gute nanjye zanteye ubwoba ubwo asiga abarenzi ruguru ndabyuka yari yambaye ishati y'ubururu n'ipantaro isa nka gutya icyatsi oya isa nk'iryo bara hejuru ifite imifuka hano arazana nta nubwo yicaye araza arahagarara aransuhuza arangije kunsuhuza ahita ambwira ati yewe ati ngaho merekeza ngende ndamuherekeza tugeze ahantu mu mbuga ahantu nabaga nabizi uhagararanye n'abantu babiri
njya wenda muhagararanye muri babiri numvishije akaboko kamfasha hano gutya mu mbavu nyine hano gutya yego arangije arambaza urumva ukeneye iki mu buzima bwawe urifuza iki yego ndi umukene pe urumva ariko ntabwo namubwiye ngo nkeneye amafaranga nta nubwo namubwiye ngo nkeneye aho kuba nta nubwo namubwiye ngo nkeneye ubuzima bwa buri munsi ijambo ryanjemo namubwiye ko nkeneye umwana byonyine yego nawe ijambo yansubije aransubije arambwira tumva ndaje mbikemure vuba yeah vuba arangije ahita agenda mpita nkanguka umva ariko wumva narishimye mbibwiye umuntu avuga ati ayiwe data siporo basohowe n'Imana ubusanzwe nyine ngo niyo ugiye muri Google ukandika iyo wasohowe ngo n'umukuru w'igihugu perezida nyine ntabwo biba bivuga perezida nyine Kagame cyangwa n'undi uwo ari we wese w'igihugu biba bivuga nyine ngo uba wasohowe n'Imana perezida mu nzozi Imana isumba byose yego asimboliza Imana mu nzozi shandana rwose ntabwo nzi ukuntu byaje pe aho gusoma nagize ihumure umutima numva ndishimye wumva ari iki cyagushimisha mu buzima nubwo rero muri akazi ko mu rugo ntabwo ngakora ari uko nkakunze sibyo ahubwo nkakora ari amaburakindi mu by'ukuri hari ukuntu umuntu yumva nk'ubwo buzima umuntu aba yarabayemo akavuga ati yabaye indaya yagize gutya ntabwo ibyo bintu byigeze binjya mu mutwe kuko ntabwo nigeze mbyifuza mu buzima urumva ubuzima navutsemo ntabwo numvaga ko naba indaya bashobora kuvuga ati se uwo mwana wa yavutse ate byageze nta ruhare nabigizemo ntabwo nigeze nkunda uwo muntu wayinteye nta nubwo byibura n'icyambaje nuko byibura ntanabikoze ngo numve ngo nakoze iki mbishatse mbikunze bigahita bingendekera gutyo ariko ntabwo ndi umuntu mubi ku buryo mushobora kuvuga ngo nabaye indaya ibi nibihoya ntabwo ari byo nagambiriye utekereza ko amatrompe yifunze biturutse ku buryo wabyaye bwa mbere kumva ntabwo nzi ngo byagenze bite ariko kwa muganga bashatse buryo ki bashobora kumva ko wenda haba harazibye bagashyiramo umuti ukagaruka bashaka kuzibura nyine ukagaruka umuti ukagaruka ntujye imbere mu nda nyine ngo uzibure ariko ukagaruka barambwira ati harafunze urumva 2012 reba tugeze 2020 kangahe urumva hashize imyaka myinshi rero ntegereza ko nsama biranga nyine ntujye utekereza ku mwana wawe mve ngo utawe mutwe uti yumva ni nabyo nyine mvuga ngo nsabira Imana imbabazi numva ko wenda ari cyo gihana Imana yampaye nishyiraho nyine ko nayibabaje nyine nkayisaba nabi nayisabye nawe wenda iyo ndeka akavuka yari kuba nyine ameze neza none nyine nasabye nabi Imana iramana none cyaranze sinzakora bizakunda nkuko yakira bizakunda umuntu uri kutwumva muri kano kanya afashe konsole sinzi uko umufasha mu buryo bwose bushoboka kubona akwiye gufashwamo umufashe mu buryo bwose bushoboka kubona akwiye gufashwamo waba uri umugabo ukaba wamukunda simbizi cyangwa wamufasha kubona amafaranga n'ibindi bitandukanye simbizi no kumuvugira mu buryo bwose wumva ukwiye kuba wamufasha muri kino kibazo umufashe kandi Imana izabiguhembera uhindure ubuzima bwe ejo bundi azaba ari umwe mu bantu batanga ubuhamya bukomeye nk'ubwo ngubwo why not
kose wumva umuntu uri kutwumva muri kano kanya ikintu gikomeye wenda cyatumye unavuga uti reka njye kuri kamera mu nkuru yanjye wumva yagufasha muri nk'igiki? Kumendura ubuzima, kuko ahari ubuzima n'ibindi birashoboka. Ntekereza ko wenda nakuye ko nkora akazi ko mu rugo, nakuye ko ntagakora ari uko nishimye, kuko habamo ibizazane byinshi bakakubwira, kuko hari igihe nigeze gutekereza kwiyahura ko numva ko nta kintu maze, uranga aracira se cyangwa akambwira nabi, uranga mbese ibintu byose nkakora ari uburyo bwo kugira ngo mbone amaramuko, kuko nta kindi mba numva nakora, ntawe mfite nabwira, ntawe mfite mbyereka keretse Imana yonyine ibiza agahinda mfite mu mutima izi nuko mbayeho, naho ubundi ntabwo nyine sinzi. Wa mugabo wari warakunze ukabana mukonya mugatandukana yashatse undi mugore baranabyara? Yego, njya mbyumva buya kuko hashize imyaka 5, uyu mwaka ni wa 6 ntabwo ndahura nawe kuva dutandukanye. Nta na rimwe murahura? Nibyo nifuza. Ko iki ntabyo wifuza? Yarambabaje, ntabwo mbyifuza, ko nabwiye Imana ngo imunkuremo, inamunyibagize ntinambwire yuko ntigeze no kumumenya, ko yarambabaje pe, ntabwo simba nshaka no guhura nawe. Kuko yagutaye cyangwa kuko yakoze ibyo muganga yari yamubujije? Hari ugukora ibyo muganga yamubujije, hari no kunsiga ku gasozi mu buryo ntabwo twari twarasezeranye n'ibyo, ariko byanze bikunze ubanye n'umuntu imyaka 4, 5 ntabwo wamusiga nk'amayibobo ku gasozi. Umugore mwararanye ngo nurangiza umufate umusige aryame hasi kuri sima ufite uko uryamye, ambwiye Imana munkureho rwose ntawe nkeneye. Wumva uramutse umubonye muri kano kanya bamurike inzara bamubwira byagenda gute umubonye nkana imbere yawe? Nifuza ko azambona mu bundi buzima bwarahindutse, nibyo nifuza, kuko buri muntu yagusize ku gasozi aba yumva ko ugiye gupfa, ariko ya Mana ikunda umuntu itaramukuraho amaboko azabona mu bundi buzima nyine byarahindutse. Yego. Urakoze cyane. Watanze nka nimero ya ese ku muntu navuga ngo wese uzifuza kukugirira neza mu buryo bumwe cyangwa ubundi abe yabikora? 0780 79 37 29. Ako ntago ari njye ibaruye ku muntu w'umupapa wanjye rimwe nyine akanyibaruza ku nimero yiwe, handitseho Havugiyaremye Valence. Urakoze cyane. Yego, nawe urakoze.